Ibintu 9 bigaragaza ko kwizihiza ibirori mu minsi mikuru ari bibi cyane. Yogiye kubagezaho iki cyegeranyo ni Fabien, ubuke gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu. Ibintu 9 bigaragaza ko kwizihiza iminsi mikuru ari bibi cyane, bishira cyangwa bishyira abakene. Nanone ndaguhereza amagambo yavuzwe n'abahanga ku isi abihamya neza cyane, ngwereza inama ndetse n'umwanzuro. Ikintu cya mbere, bituma bakoresha amafaranga badafite. Abakene benshi iminsi mikuru igeze bafata amadeni cyangwa bakagurisha utwabo kugira ngo batagaragara nabi. Ibi bisunikira ko mu bukene, ibi gusunikira kuba mu bukene bukabije kurushaho. Ibi rero biratwigisha iki? Kwizihiza ibitagendanye n'ubushobozi ni intandaro yo gusubira inyuma mu mibereho yawe ya buri munsi. Icya kabiri rero, ikintu kibi cya kabiri kigaragaza ko kwizihiza iminsi mikuru ari bibi cyane, bitera isoni n'agahinda mu miryango. Iyo umwana abonye abandi bafite imyambaro mishya n'ibiryo byinshi, akabura ibyibanze, yumva afite agahinda mu mutima we cyane, ndetse bikamutera no kwitekerezaho mu buryo butari bwiza. Ibi bitera kwiheba no kwigunga ndetse no kwiyanga. Icya gatatu rero, bituma abantu bigana aho kwitekerezaho. Iminsi mikuru ushobora gutuma umuntu yifuza kubaho nk'abandi aho kubaho uko ari cyangwa uko ashoboye. Ibi rero bituma abantu bigana kubaho nk'aba runaka kandi nta bushobozi babifitiye. Ikindi kintu kibi rero cyo kwizihiza iminsi mikuru bikabije cyane, icya kane, ni uko bitera amakimbirane mu ngo. Bishatse kuvuga iki? Hari aho umugabo n'umugore bapfa kubera amafaranga yo kwizihiza iminsi mikuru. Ingaruka nuko amakimbirane, inzika, rimwe na rimwe bagatandukana. Batera amakimbirane, kudahuza ku mutungo wo gukonsuminga cyangwa wo gukoresha muri ibyo birori. Ikintu cya gatanu, bituma abana bigishwa indangagaciro zitari nziza. Umwana akura yumva ko ibyishimo bishingira kurya byinshi no kwambara neza, aho kwigishwa umurimo ndetse no kwihanganira indangagaciro zikwiriye. Ibi ngibi, iyo umwana buri gihe mwamumenyeje ko buri gihe ugomba kwizihiza iminsi mikuru, yariye bya bindi bihenze iki, buri gihe yumva ko ubuzima butagiye neza mu gihe atabonye bya bindi byamwamutoje cyangwa byo kurya byinshi ndetse binahenze. Cya gatandatu rero, bituma abakene bagira ipfunwe mu muryango. Iyi miryango ihurira mu minsi mikuru, abakene bumva basigaye inyuma, bagacika intege. Ibi bintu rero byafekita abakene cyane, birababangamira cyane ko ibi bintu bitwara amafaranga menshi ndetse n'ingengo y'imari ugasanga biri hejuru. Ikintu kibi rero cya karindwi cyo kwizihiza iminsi mikuru bikabije cyane, bituma habaho gusesagura n'imyanda. Hari aho ibiryo bisigara byinshi bigapfa ubusa, nyamara hari abantu bashonje. Ibi ni akarengane gakomeye ku bantu batishoboye. Ikintu cya munani rero, bituma abantu babigirwa cyangwa bituma abantu bibagirwa intego nyakuri y'iminsi mikuru. Iminsi mikuru yagenewe gushimira Imana, gukundana no gufashanya, ariko igahinduka irushanwa ry'ubukire. Ibi rero bituma abakene barushaho kwiheba no kwiheza. Iyo umuntu ahora abona atabasha kugera ku byo abandi bagezeho, atangira kumva ko nta gaciro afite. Ibi bishobora gutera agahinda gakabije, kwiheba ndetse no gutakaza icyizere cy'ejo hazaza. Amagambo yavuzwe n'abahanga ku isi mu Cyongereza, ndetse ngiye kuguhereza n'ubusobanuro bwayo. Ernest Albert yaravuze ngo, try not to become a man success but rather try to become a man value. Sobanuye ngo, ntugaharanire gusa kugaragara nk'uwatsinze mu by'isi, ahubwo ujye uharanira kugira agaciro mu mico no mu mitekerereze yawe. Kwizihiza iminsi mikuru si byo bigena agaciro kawe, reka. Mahitamo Gandhi yaravuze ati, if provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed. If
ufite ibihagije byo gutunga buri wese, ariko ntibihagije ku kwifuza gukabije kw'abantu. Kwizihiza bikabije ni ingaruka z'umururumba. Nanone Warren Buffett yaravuze ati, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ntukazigame ibisigaye nyuma yo gusesagura, ahubwo ujye ubanza kuzigama, hanyuma usigaye niko ukoresha. Ibi byigisha ko abakene bagomba kwitwarika mu minsi mikuru. Abakene ntitugomba kuzigama ibyo tugize ute, ibyo twasigaje ku byo twasesaguye, ahubwo tugomba kuzigama twarangiza tugakonsuminga nyuma. Aristotle yaravuze ngo, happiness depends upon ourselves. Ibyishimo ntibituruka ku byo dufite, biterwa n'uko dutekereza. N'utishoboye ashobora kugira amahoro. Undi witwa Mother Teresa yaravuze ati, it's not how much we give but how much love we put into giving. So ubwinshi bw'icyo utanga n'urukundo urukoranamo. N'umukene ashobora kwizihiza mu rukundo rwe ndetse n'ubwiyoroshye. Nanone indi jambo ryavuzwe n'umuhanga wa gatandatu cyangwa ijambo rya gatandatu, Socrates yaravuze ati, he who is not content with what he has would not be content with what he would like to have. Utanyurwa n'icyo afite ntanyurwa n'icyo ahabwa. Kwifuza gukabije bituma iminsi mikuru ihinduka umubabaro. Nanone undi muhanga wa karindwi witwa Confucius yaravuze ati, better a diamond with a flaw than a pebble without. Ni byiza kugira bike bifite agaciro kuruta byinshi bidafite umumaro. Kwizihiza byoroheje bifite agaciro kurusha kwiyemera kw'amafaranga. Inama ku byerekeye n'iminsi mikuru. Jya wizihiza mu rwego rw'ubushobozi bwawe. Ntugafata amadeni kubera umunsi umwe. Shyira imbere amahoro n'urukundo, igakuzigamaho gusesagura. Jya wibuka ko ubuzima atari irushanwa. Wigane abafite ubwenge aho kwigana bafite byinshi. Wigirire icyizere cy'ejo hazaza aho kwibanda ku munsi umwe ushobora kuba wakwangiriza ubuzima bwawe. Umwanzuro rero ku bijyanye no kwizihiza iyi minsi mikuru, kwizihiza iminsi mikuru si bibi, ariko kuyizihiza birenze ubushobozi bwawe nibyo bibi cyane ku bantu bose. Ibyishimo nyabyo ntibipimirwa ku byo kurya cyangwa ku byo wambara, ahubwo bipimirwa mu mutima wawe, kubera ko uwo mutima uba ugomba kuba ufite amahoro. Icyo nicyo kigaragaza ko unezerewe, ndetse ugomba kubyishyiramo. Umunyarwanda yaragize ati, uwiyemera ntapfa kuba umutunzi, ahubwo aba umutwaro. Niba ushaka ndetse naguhereza n'inkuru ushingiye kuri iki cyegeranyo maze kuguhereza. Inkuru irahari cyane rwose. Ndabakunda cyane. Ndagushimiye wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu. Imana ikumbere umugisha. Wagezaga icyegeranyo ni Fabien. Iyi YouTube channel yitwa Inkuru Nshyashya TV. Ukagukanda subscribe na like kugira ngo video kwire hose. Ciao.